Reka nongere nguhe ikaze wowe uhitamo kubana natwe umunsi ku wundi. Ndakwibutsa ko gukanda ku nzogera ukaduha subscribe, like na comment, ukanumva iki kiganiro ukakirangiza, aba ari inkunga ikomeye uba uhaye Ibango Official. Mu gice cy'ikiganiro cyatambutse twumvise uburyo Babylon yari umurwa ukomeye, umurwa utabasha kuvogerwa bitewe n'uko wari wubatse. Wari umurwa ugizwe n'inkuta ndende kandi zikomeye, ukaba wari umurwa uherereye aho twakwita muri Iraq y'ubu ngubu. Uyu murwa twabonye neza ko wari ugizwe n'abatunzi benshi bakomeye ndetse b'abahanga mu bintu byose. Nubwo bari abakire kandi b'abahanga mu bintu byose, bari batuye ahantu hagoye kubonera ubuzima. Muri uyu murwa nta mazi menshi yari ahari cyangwa se amazi ahagije, yewe nta n'ubutaka bwo guhingaho bari bafite buhagije. Twabonye neza ko kugira ngo bagere kuri ubwo butunzi babifashijwemo n'umugabo bita George C. Clason, abinyujije mu gitabo yise The Richest Man in Babylon. Tukaba twararebye amwe mu mahame yanditse muri iki gitabo, ari nayo yafashije abanyababylon kugera kuri biriya byose. Muri iki gice cya kabiri rero tugiye kongera turebere hamwe andi mahame yanditswe muri iki gitabo. Igitabo cyanditswe n'umugabo bita George C. Clason, akaba yaracyise The Richest Man in Babylon, icyo twakwita umukire wa mbere muri Babylon. Ikaze nanone mu kiganiro. Nk'uko twabivuze mu kiganiro cyatambutse, twabonye amahame 3 yanditse muri iki gitabo. Ubu rero tugiye kongera turebe andi mahame yanditswe n'uyu mugabo George C. Clason mu gitabo yise umukire wa mbere i Babylon. Amahame yahinduye ubuzima bw'abanyababyloni ndetse n'abandi muri rusange. Ndakurarikira kubana natwe kuko wasanga ihame rya nyuma ari ryo byagufasha guhindura ubuzima. Tudatinze reka dutangire n'ihame rya mbere. Ihame rya mbere riragira riti: ugomba kurinda umutungo wawe kugwa mu gihombo. Ubusanzwe tuzi ko igihombo ntawe ugitegura. Yewe twese ibyo dukora tuba twifuza kunguka, ariko kandi icyo twamenya ni uko utashinga bizinesi none ngo ejo ubyuke wabaye umukire, cyangwa se ngo ubyuke wabonye ubutunzi wifuza. Gushaka ubutunzi ni urugendo rurerure kandi rutoroshye, mbese rugoye. Icyo nshaka kuvuga ni uko wakwirinda bamwe baza bakubwira ngo nushora muri iki kintu amafaranga yawe ntuzayabona, mbese uzahomba. Ndetse ukanirinda bamwe baza bakubwira ngo nushora hano cyangwa se nushora muri uyu mushinga uraza kunguka. Mbese icyo nshatse kuvuga ahangaha, ntugomba gushora amafaranga yawe mu bintu utazi. Ugomba kurinda amafaranga yawe mu buryo bushoboka bwose. Ikindi kandi, amafaranga yawe ntugomba kuyashorera icyarimwe. Ugomba kubanza ugashora make, ejo ugashyiramo andi, kugeza ugize ubumenyi buhagije kuri icyo kintu. Ikiriho ni uko ugomba kubanza ukiga, ugasobanukirwa n'ibyo ugiye gushoramo amafaranga yawe.
Hari uburyo bwinshi warindamo umutungo wawe cyangwa se amafaranga yawe. Amafaranga yawe ntugomba kuyashora ahantu hamwe. Icyo wamenya ni uko wirinda gushyira amafaranga yawe mu gatebo kamwe. Mu kubaho kwawe uzirinde gushyira amagi yawe mu gatebo kamwe, kuko karamutse kangiritse cyangwa se kakagucika kakameneka wahomba bikomeye. Bityo rero amafaranga yawe uzirinde kuyashora ahantu hamwe cyangwa se ngo uyabike ahantu hamwe. Mbese ujye uyashora mu bintu bitandukanye kandi bikuzanira inyungu, kuko nubwo byahomba ntabwo byahombera rimwe. Ubundi buryo warindamo amafaranga yawe ni ukugira abantu cyangwa se inshuti zifite ubumenyi buhagije kuri icyo kintu washoyemo amafaranga yawe. Ihame rya 5 riri muri iki gitabo The Richest Man in Babylon riragira riti: gerageza gutunga inzu yawe. Uyu Arikade uvuga muri iki gitabo agira abantu inama zo kugira aho babarizwa. Akomeza avuga ko ari byiza kugira inzu yawe. Uyu Arikade avuga ko iyo utunze inzu yawe bituma wigirira icyizere. Uyu mugabo akomeza agira abantu inama ababwira ko aho kugira ngo uhore wishyura ubukode bw'inzu, wakaka inguzanyo ukubaka inzu yawe, ukajya wishyura gahoro gahoro kugeza iryo deni rirangiye. Iri hame benshi bararyumva cyane, kuko kutagira aho barizwa wita hawe bihangayikisha. Ihame rya 6 riragira riti: gerageza gupangira ahazaza hawe. Mbese ugategura uko uzabaho mu gihe uzaba utagikora, igihe uzaba wageze mu zabukuru, icyo twakwita retirement. Iri hame rirakomeye cyane kandi ni ingenzi. Icyo tugomba kumenya ni uko tuvuka tugakura, igihe kikagera tugasaza, tugatakaza imbaraga zo gukora. Uyu mugabo Arikade uvuga muri iki gitabo The Richest Man in Babylon avuga ko ugomba gupangira ejo hazaza hawe utarasaza. Ubuzima bw'iyi si burahinduka umunsi ku wundi. Icyagutungwaga none kikaba kitakiriho cyangwa se kikaba kitakigezweho, cyaratakaje agaciro. Ikindi kandi uko umuntu asaza niko agenda atakaza imbaraga cyangwa se ubushobozi bwo gukora. Bityo rero iteganyirize ukiri muto. Wakwibaza ngo wakora iki? Fata amafaranga yawe uyashore mu bintu biramba. Ushobora kugura cyangwa se kubaka amazu akodeshwa, ibibanza se, ndetse n'ibindi biramba. Ugomba guhora wibaza uti: mbese ugomba guhora ufite ikibazo kigira kiti: ese ndamutse mbuze akazi nakoraga nabasha kubaho gute, cyangwa se nabasha kubaho igihe kingana gute? Ibi ni byo twita financial freedom cyangwa se kwigenga mu bukungu. Ihame rya 7 dusanga muri iki gitabo riragira riti: ugomba kongera uburyo ndetse n'ubushobozi winjizamo amafaranga. Iri hame rishimangira, risobanura akamaro ko kwiga ndetse no guhora ushakisha amakuru yerekeye n'ibyo ukora. Niba ushaka kugera ku byo waharaniye kuva kera, ugomba kongera ubumenyi n'ubuhanga, mbese ukiga, ugasoma, ukamenya. Abaherwe, abatunzi kabuhariwe kuri iyi si, iri hame barizi cyane, kuko bose usanga barahinduye kwiga ubuzima bwabo. Mbese usanga bafite ubumenyi buhagije ku byo bakora kurusha abandi bose muri iyi si. Umwanditsi w'iki gitabo yaravuze ati: amahirwe ntajya
atanga umwanya ku muntu utiteguye. Ibi bishatse kuvuga ko amahirwe urayashaka, ukayategereza, ukayaharanira. Nk'umuntu wifuza kumenya uko wabona ubutunzi, ugomba kubanza kumenya ko ubumenyi ari bwo bw'ibanze. Tekereza, wige, umenye, ukore. Ibi bizagufasha kumenya uko amafaranga akora, uko wayashora, ubundi umenye n'uko wazigama. Ingano y'amafaranga yose waba ufite cyangwa se amafaranga yose waba uhembwa nta mumaro wayo. Muri make ntacyo yakumarira mu gihe utarasobanukirwa uko akoreshwa ndetse n'uko wakwizigama. Utabashije kumenya ibi byose wajya wisanga wayamaze kandi wayamariye mu bintu bidafite umumaro, bityo n'ubukene bugashinga imizi ku rugi rw'inzu yawe. Icyo twavana muri aya mahame yose yanditswe muri iki gitabo The Richest Man in Babylon cyangwa se umukire wa mbere w'i Babuloni, ni ugutekereza, ukiga, ukamenya, ugakora. Ibyo byose nubikurikiza bizakugeza ahantu heza kandi wahoze wifuza kuva kera. Nk'uko tubyumvise, iki gitabo ni cyiza cyane kuko cyahinduye ubuzima bwa benshi ku isi, cyane cyane abanyababiloni. Nawe cyagufasha mu gihe ubashije kugisoma ukacyumva, kuko harimo byinshi kandi byiza byagufasha guhindura ubuzima bwawe. Tumaze kubona amahame, mbese amasomo y'ingenzi ari muri iki gitabo. Twumvise kandi ko yafashije abantu benshi. Uruhare rusigaye ni urwawe. Nubasha kuyakurikiza nawe yaguhindura ubuzima. Mbese binakunze wayahindura ubuzima bwawe bwa buri munsi, mbese akajya agenga imibereho yawe ukabasha kuyagenderaho.